twongeye kubasuhuza mwe mudukurikiye kuri Future Empire, ndagira ngo nkubwire ngo niho ugeze. Ahangaha tugiye kubagezaho ubuce bw'ingenzi bwaranze episode yacu ya 39 tureba kaza ku mwanya wa mbere kugeza ku mwanya wa kane. Twabateguriye ubuce bune tugiye gufatanya kureba. Ngira ngo nkubwire ngo wowe utarakanda subscribe, uyu niwe mwanya wawe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro tugenda tubagezaho isaha ku isaha, kandi tugomeza dukunda filime, dukunda turi benshi n'ubundi inzira y'umusaraba. Ngira ngo nkubwire ngo nawe ujye uduha ibitekerezo by'uko utekereza ko episode yacu ya 40 iza kuba igenda. Ahangaha tuvuga muri make uko twumva, uko twifuza episode yacu yaza kuba imeze. Nawe bibaye byiza wajya umanuka ngo muri comment ukavuga ngo ibintu bigomba kuza bimeze uku nguku, hanyuma tukaza kwiha amanota bitewe nuko twagiye tubona episode yacu. Yego, tudatinze rero n'ubuce bwacu bune. Ubu buce burimo mu byiciro bibiri. Twabateguriye ubuce bune ariko buri mu byiciro bibiri. Tugiye kureba ubuce bubiri, hanyuma ubundi buce bubiri muraza kujya muri comment mutubwira ngo ubundi buce bubiri bugomba kuba ari ubu ngubu. Kuki ubu ngubu mutabushyizemo, kuki ubu ngubu muba mutabukoze, hanyuma tuze kwiha amanota bitewe n'ubwo turi buze kubona mu kandi gace tugiye kubakorera mu kanya katarambiranye kabisa. Twarababwiye ngo nukujya dufata umwanya tukavuga kuri filime yacu dukunda turi benshi, tukabereka urukundo tuba tuyifitiye, yuko tudahwema kuyikurikirana tureba n'ubuce bw'ingenzi cyangwa se bwiza, ubwo twakita ko ari bwiza tuba twagiye tureba. Rero icyo ngusaba wowe uri kunyumva ukigejeje aka kanya uri kureba iki cyegeranyo tuba twabakoreye, ndagira ngo nkubwire ngo tugiye kubagezaho ubuce bubiri, ariko ubwo buce bubiri bufite ubundi bugenzi bwabwo bubiri tutari buvugiremo ahangaha, turi buhite tukora mu kanya kandi. Ariko ngira ngo nkubwire ngo jya muri comment uvuge ngo ubwo buce ubufomboze, mbega uvuge ngo bushobora kuba ari ubu ngubu, kugira ngo tuze kureba ibyo tuba twatekereje niba koko ari byo, ari nako bizajya bihita bidufasha kuvuga ngo episode yacu ya 40 iraza kuba imeze uko nguko bitewe n'ubuce tuzajya tuba tugenda twabonye. Rero reka tugaruke tuvuga ubuce bwacu bubiri. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe. Nubwo ntotezwa ngakubitwa, siniheba, siniheba, oya, 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 winsiga, winsigire umutima wanjye uragukeneye. Subiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma, wibuke bya bihe. Subiza amaso inyuma. Yego,
tudatinze muri kubibona ko agace twashyize ku mwanya wa kane ni agace kari hagati ya Mukantambara ndetse n'umugabo we Rugema. Mukantambara na Rugema, ngira ngo mbwire ngo aba ni abateri bakunzwe cyane muri iyi filime, kuko Mukantambara murabibona mwese ko aryoshya iyi filime. Mukantambara umva iyo yagiye nge mba mbona bisa nkaho bigize nkubaza nawe, ese ubona Mukantambara koko arenze, ubona aryoshya iyi filime, ubyumva kimwe nkanjye? Jya muri comment kabisa usubiza ibibazo bya hato na hato tugenda tubabaza. Ubona Mukantambara iyi filime ayiryoshya? Se ubona Mukantambara avuyemo yaba ibishye? Ubona Rugema we ayiryoshya? Ubona avuyemo yaba ibishye? Ngewe n'ababeshye mbona Mukantambara avuyemo yaba ibishye na Rugema avuyemo yaba ibishye. Simvuze ngo bazavemo, reka nuko nyine tuba dushaka kwegeranya ibitekerezo hamwe tukavuga uko tugenda tubyumva. Ngewe mbona aba bakteri bacu barenze ku rwego rwo hejuru, cyane cyane Mukantambara, kuko turabizi yagiye akina muri za filime nyinshi zigiye zitandukanye. Turetse ibyo ngibyo rero, tugarutse kuri filime yacu, twari tubizi ko Mukantambara yari amaze igihe atagaragara muri filime, ariko yaje aje ahangaha umugabo we yari yarasigaye ku rugo, Mukantambara yaragiye ariko yagarutse. Abantu bishimiye igaruka ryiwe nuko twabivuze mu duce twacu twagiye tubanza. Twari turi kuvuga ngo abantu bari kwishimira yuko Mukantambara yagarutse. Mujye muri comment kabisa muvuga ngo Mukantambara hejuru, twari tumukomboye, abari bafatanyije urukumbuzi nkanjye. Tudatinze rero, twabonye ko bari kuganira bavuga ku kibazo cya Isimbi, bavuga ku ibura rya Isimbi. Bari kuvuga ukuntu Isimbi yari yarabuze. Ahangaha Mukantambara twumvishije ko yari ari kubwira Rugema ngo wari wabona narabuze nyine ahantu njya, umva ibyo mu nda byari byaravuyemo kubera umwana wanjye, ko umwana wanjye yari yaratese koko. Umva nibyo bintu nyine yari ari kubwira Rugema ko yatekerezaga, ibintu yatekerezaga ku mwana wiwe, avuga ngo ni umwana watese none arabuze. Rugema nawe rero mu kwisorora yasaga nkaho ari kumwisobanurira, amubwira yuko umwana we bari baramubuze, ariko Fabiola yarakomeje kumushaka. Yarabyutse mu cyakare cyane uwakinaryamye, aragenda amushakisha ahantu hose. Fabiola yakomeje amubwira ko Fabiola yamukuye iruhande rwa Nyabarongo, aza bamuzana arwaye ashonje, ageze kuri tape ya nyuma. Nibwo aya niyo magambo Rugema yari ari kubwira Fabiola, yari ari kubwira Mukantambara mukuru wa Fabiola, amubwira yuko Fabiola nyine yagiye ngo kumuzana, akamushyira mu modoka, yaza ageze ku gipangu akaza amuhamagara ngo ngwino ngo turamubonye. Kandi yagomeje ashimira Imana yuko bamubonye nubwo ataramera neza, ariko ngo baramufite. Byari ibintu rero bikomeye kw'aya magambo, cyangwa se kw'iki kiganiro cyari kiri hagati ya Mukantambara ndetse na Rugema. Ahangaha Mukantambara yagomeje avuga ngo uriya muryango, mana yanjye, uriya muryango niwe uri gutera ibi bintu byose. Ahangaha Mukantambara yahise ashinza uriya muryango wo kwa Cyusa ko ari wo uri gutera ibi bintu byose. Kwa Nkubito habaye kwa Nkubito, kwa papa Cyusa kabisa niho bari gushinza ibi byose. Ati ngo ni gute umuhungu wabo aza agatera inda umukobwa wacu, akanga kumukunda, agashaka gukunda undi. Nibyo Esperantia aba ashaka kuvuga ahangaha, avuga ngo uriya muryango mba mbona nta kigenda. Ahangaha iyi miryango irafekana kabisa. Iyi miryango nimbi, umva iba ihanganye. Ariko ahangaha Rugema yabashije kuba yashimisha Esperantia, amubwira
ikintu yakoze kuri uriya muryango yuko yahamagaye Nkubito aramubwira ati ngo ndashaka yuko munyishyura amafaranga yanjye miliyoni 3 kandi mukamvira mu nzu yanjye mu minsi 3 nta kintu na kimwe kivuyemo, uko mwayigiyemo akaba ariko muyisiga, yaba n'akarange kavuyeho mukagasubizaho, ibintu byose mukabikora nk'uko twayibahaye. Aya ni amagambo Rugema yari ari kubwira Mukantambara yuko yabwiye uriya muryango wo kwacyusa nyine kwa Nkubito. Ahangaha Rugema yari ari kwitaka cyangwa se yari ari kubwira umugore w'ibigwi byiwe ibyo yagezeho nyine. Shamana yanjye yari ari kumubwira yuko yabwiye Nkubito mugomba kumvira nyine mu nzu munyishyuye miliyoni zanjye 3 kandi inzu yanjye mukayisiga uko yari imeze. Ngira ngo nkubaze nawe, ibi bintu Rugema abakora wowe na Mukantambara nibyo? Bazanye abantu bari bagiye kwikodeshereza muri hoteli, bavuga ngo gute mwatakaza amafaranga muri inshuti zacu, muze mube mu nzu zacu. Babahaye inzu pe, bakoze igikorwa cy'ubutwari, babahaye inzu, ariko aho bigeze, aho batangiye kujya mu nzira zitari zo nyine, bashatse gukora ibyo bo batifuza, none batangiye kubaka inzu yabo banabishyuza, babasohoramo nabi. Ngira ngo nkubaze wowe, ibi bintu uba ubona ari byo? Ese niba upanze umuntu n'ikintu ukamuha ikintu ubikuye ku mutima, yagira uko atagushimisha, mwagira akantu gato mupfa, biba ari ngombwa ko uhita umwaka cya kintu cyawe? Ibintu bikunze kuba ku bakunzi, ugasanga abakunzi barakundanye, umwe amuhaye impano ariko bazashwana akamubwira ngo nsubiza ibyanjye. Ibi bintu wowe ubona ari byo? Niyo mpamvu mba nakubwiye ngo tuzajya tuzangaha tuganire ku buce bwacu bw'ingenzi, twumve n'amasomo twagenda dukuramo. Wowe ubona rero ari byo? Ubona bikwiye? Ubona byakagombye kuba biba uku nguku, cyangwa Rugema abakora ibintu bitari byo? Abamushyigikiye muri comment muvuga ngo kabisa Rugema mbaye nanjye ndiwe niko najya mbigenza, mbaye nariwe n'abandi bakavuga ngo mbaye ndiwe sinajya mbikora uku nguku kuko akora ibintu bitanyuze mu mucyo. Ngewe ku bwanjye isomo mba nakuyemo yuko niba umuntu mupanze ikintu mbere yuko haba ikindi, nta kindi kintu kiba kigomba kuza gusesa bya bindi mwapanze. Bivuze ngo niba mpanze n'umuntu nkamuha ikintu, ntabwo biba ari ngombwa ko nyimwaka, cyangwa se nyine ntabwo biba ari ngombwa ko nivuguruza bitewe n'ibyo ankoreye. Nk'ahangaha Rugema yarabahaye, none arashaka kubambura ndetse nabi bitewe n'ibyo ngo bari gukora. Oya, ngewe numva atari byo. Niba nawe ubyumva kimwe nkanjye muri comment, cyangwa se niba utabyumva kimwe nkanjye muri comment, kabisa ni ibintu tuba tugomba gukurikirana umunsi ku munsi, tuzangaha tureba isomo twakuyemo. Ahangaha rero iki kiganiro cya Mukantambara ndetse na Rugema umugabo we, ahangaha byari ibintu by'ibyishimo kuri bo, ariko njyewe numvaga nyine bari kuganira ibintu nazi kuko bari kuvuga ku bugome, numva ari ubugome, ariko nyine ngira ngo mbwira ngo ari ukuryoshya filime. Siko mu buzima busanzwe baba babayeho, siko ushobora gusanga babayeho, kuko aba ari filime bakina kugira ngo batunezeze kandi tugire amasomo dukuramo. Ibi bintu bibaho mu buzima busanzwe. Ahangaha rero Mukantambara yagomeje abwira umugabo we, ngiye nakubeshye, I am proud of you, nishimye kubera wowe, ndumva nishimye nyine kubera ibyo wankoreye, kubera ko uriya muryango nyine, ikigaragara nuko uriya muryango ahangaha Mukantambara awanga. Turabizi ko awanga kubera yuko baba banga gufata umwana wiwe bagafata umwana w'ahandi iribagiza. Nyango mbwire ngo turanabizi neza ko iribagiza atari umwana wabo, ariko ahangaha niwe baba bashaka guhitamo kandi tubizi ko atari uwabo. Niyo mpamvu rero biba bigenda uko nguko. Mukantambara rero mu byishimo byinshi yari ari kubwira Rugema yuko nawe ari aho yari yaragiye, yari ari kwishimira cyangwa se yari ari gutekereza we noneho kubaka miliyoni 5.
yari gutekereza kubaka miliyoni 5, naho ari yo mpamvu yari ari kumubwira ngo nyine yari ari kumubwira ngo dushobora kuba twari turi gutekereza kimwe, kuko ngiye numvaga ko ninza nzahita mbaka miliyoni 5, none Rugema we yabatse 3. Bishatse kuvuga ngo Rugema we sinzi ukuntu aba ari hasi ya Mukanambara, kuko Mukanambara we aba ari umunyamujinya cyane, kuko urumva ko we yari gushyira ku rwego ruri hejuru, ku rwego ruhanitse nko kubaka miliyoni 5. Ibi ngibi rero nibyo byatonguye Rugema avuga ngo mbega umugore mfite umugore wanjye ni igitangaza koko. Niyo magambo yari ari kuvuga amubaza uko yari kuzabigenza kugira ngo abake izo miliyoni 5. Ahangaha Esperansiya cyangwa se Mukanambara yamubwiye ngo ngiye byari kuzaba na ngombwa nkandika impapuro mpimbano ariko nkayabakuramo miliyoni 5 nkazibona. Cyari ikiganiro cy'ibyishimo hagati rero ya Esperansiya ndetse na Rugema. Bagomeje bavuga kuri uriya muryango, avuga ngo ni gute kujya muri Amerika nukuza biyemera ku bantu mbene uko nguko mbene aka kageni. Ariko ahangaha bagomeje basebya umuryango wo kwa Cyusa bavuga ngo kujya muri Amerika nukuza bigira kuriya. Ngiye nari nzi ngo niba wenda tunabahaye inzu yacu tubazagenda banashaka udutebe batugure, ariko ngo ni twe twabakodesheje utwacu birirwa badukangisha ngo nabo muri Amerika ngo bafite amafaranga n'ibiki. Umva natwe ngo turafite, ntihazagire umuntu udukanga. Aya niyo magambo Rugema na Fabiola bagomeje baganira kuri aba bantu bo muri Amerika, bavuga ngo ntago bagomba kudukanga, turanabarusha n'ubukire, uretse kuza bavuga ngo nabo muri Amerika. Cyari ikiganiro kiryoshye, niyo mpamvu cyadushimishije cyane bigatuma twumva yuko twagishyira ku mwanya wacu wa 4. Byari ibintu byiza rero. Niba wumvishe amasomo twakuyemo cyangwa se icyo wowe wigiyemo, biba ari ngombwa ko uhita ujya muri comment ukavuga ngo ngiye nakuyemo iki ngiki, nawe uba ugomba gukuramo isomo ryawe. Tudatinze rero reka dufate akanya gato cyane tuze tureba no ku gace ka 3 kacu twabashije kuba twabategurira. Dukomeze kunezerwa na filime yacu. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe. Nubwo ntotezwa ngakubitwa, siniheba, oya, oya winsiga, winsigirira umutima wanjye uragukeneye. Subiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma, wibuke bya bihe. Subiza amaso inyuma. Tudatinze rero turabibona ko agace kacu kari hagati ya Mukanambara ndetse na murumuna we Fabiola na Mama Cyusa. Byari ibintu by'ibitangaza cyane, byari ibintu biteye ubwoba ukuntu bakiriye Mama Cyusa iwabo. Mama Cyusa yaje abaramutsa, yaje abasuhuza. Ahangaha Mukanambara aje kumureba, amaze kumureba
amubwira yuko mama Cyusa yabwiye Mukantambara yuko aje kumureba kugira ngo baganire ku bintu by'abana babo, aho kugira ngo bikemuke bigenda biba bibi cyane. Ahangaha rero mama Cyusa yagomeje abwira Mukantambara, yagomeje asaba Mukantambara ngo reka tuganire ku bintu bijyanye n'abana bacu hagati ya Cyusa ndetse n'abakobwa bawe. Niyo magambo mama Cyusa yari ari gusaba Mukantambara. Ahangaha yarenze nubwo aza iwabo kumureba nyine kugira ngo bicare baganire bavuge ku bibazo by'abana babo. Ahangaha biragaragara yuko umuryango wo kwa Cyusa ni abana beza, iyo hagize ikibazo kiba hagati yabo kabisa bajya kureba abo bagiranye ikibazo bagashaka ukuntu bagihanduringa, ukuntu bakivanaho, ariko bakagomeza bababera imbogamizi. Nk'ahangaha Mukantambara agomeza amubera imbogamizi kabisa, akanga kumwumva, akanga kumuha umwanya ngo baganire ku kibazo. Nk'ahangaha twabonye ko Mukantambara yabyanze, ahita amubwira ngo ahubwo mbwira Cyusa ari hehe kari we njyewe nshaka. Akimara kuvuga uko murumuna we Fabiola yunze mu ryiwe ngo uwo mugore arashaka iki ahangaha, atangira tondagira, atangira kumubwira yuko ashirika isoni ngo ibintu amaze gukora ntago bihagije. Umva, ahangaha bari batangiye kumubwira kabisa, nawe araceceka arabihorera. Ahangaha Fabiola nawe amaze kunga mu rya Nyiranambara aramubwira ati ngo ndashaka kuvugana na Cyusa mbere yuko tuvugana. Ahangaha Mukantambara agomeza amubwira yuko Cyusa ari we munyabyaha, we nta cyaha afite. Nk'umwana wiwe yamuvugiye nk'umubyeyi, aravuga ngo Cyusa nta cyaha afite pe, Cyusa nta cyaha afite. Ariko Mukantambara yagomeje amubwira ngo Cyusa aragifite, fata urupapuro urebe ibyo yakoze. Nk'uko muri kubibona ahangaha rero mama Cyusa yari ari gusoma urupapuro ruvuga ko ari urwa Cyusa, ruvuga ko ari urwa Cyusa. Ibintu rero tutarabasha kumenya neza ibyanditseho, niyo mpamvu ndi kukubwira ngo tugomba kugira amatsiko y'akandi gace kacu, tugomba kugira amatsiko y'agace ka 40 uko kagomba kuza kuba kameze, tukareba ibintu byanditseho ibyo ari byo. Wowe urakeka ibintu byanditse kuri urupapuro ari ibihe, ari ibiki? Kandi twabibonye ko Mukantambara afite ubushobozi bwo guhimba impapuro, kuko yavuze ngo twari kubahimbira impapuro. Yari ari kubwira Rugema mu gace twabanje ka 4 mwarebye, yari ari kumubwira ngo bari abantu tugomba kubahimbira impapuro tukagaragaza nyine, binari kubahimbira impapuro za 5 miliyoni. Twabibonye ko ariko yabwiraga Rugema. None uru rupapuro rwaba ari urwahimbiye kuri Cyusa amuvugaho ibintu atigeze avuga n'ibiki? Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo uru rupapuro ruteye amatsiko, tugomba kumenya mu kandi gace kaba kagenda kaza umunsi ku munsi. Ariyo mpamvu tuba tugomba gukurikirana filime yacu tukareba uko igomba kugenda. Twagomeje twumva rero yuko Mukantambara ndetse na murumuna we Fabiola bari kumucyurira ngo niba ari uko muri Amerika babayeho to nta kigenda cyabo. Ahangaha rero bamushwishurije, bamwirukana nabi, agenda atanababwiye icyo yaraje kubabwira. Bamwirukana abamubwira ngo genda ujye kuvugana n'umuhungu wawe umwereke ibyo yanditse. Nyangwa mubwire ngo aka niko gace ka 3 rero twari twabateguriye kugira ngo tukomeze kunezererwa na filime yacu. Ngira ngo ngusabe ujye muri comment wandike uko ukeka ko akandi gace kaza kuza kuba kameze ka 40. Mutwemerere rero tube twasoreza ahangaha, ngira ngo nkubwire ngo wowe reka twongere tubane mu kanya gato katarambiranye tureba agace ka 2 ndetse n'akambere, ariko dukomeza kwitegura kureba episode ya 40 yacu, inzira y'umusaraba. Nyango nkubwire ngo ni kuri Big Family TV tuzajya dukora episode zacu
zinyuraho umunsi ku munsi isaa 5 zuzuye nibwo bazajya baziduha. Hanyuma wowe uba udukurikira hano kuri Future Empire ukaba utarakanda subscribe, ndagusaba kubanza kureba niba warayikanze, hanyuma tukakomeza kubana umunsi ku munsi tureba, tuvuga, twungurana ibitekerezo kuri filime yacu dukunda turi benshi, Inzira y'Umusaraba. Murakoze rero, nimurambirwe, ni mu kanya tukagaruka n'agace ka kabiri ndetse n'akambere hano kuri Future Empire. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera, ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njye.